Mu kiganiro Le Monde Histoire tubagezaho amateka y'ikiremwa muntu n'ibimukikije guhera mu ntangiriro z'isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Dusobanukirwa amateka, tuba impuguke ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, iwacu, Afurika no ku isi yose muri rusange. Twongeye kuha ikaze muri iki kiganiro. U Rwanda ni igihugu cyayobowe n'abami batandukanye ku mazina yabo atandukanye ndetse no mu myaka igiye itandukanye. Gusa turabizi ko umwami wayoboye igihugu cy'u Rwanda bwa mbere yitwaga Gihangomijana, kandi tukaba tunazi neza ko umwami wakiyoboye cyangwa se wayoboye u Rwanda bwa nyuma yitwaga Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Kuri uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe urutonde n'amazina by'abami uko bagiye bakurikirana, uko imyaka yagiye isimburana, tutibagiwe n'inshingano zabo tugendeye kuri buri zina ry'umwami yahabwaga. Gusa turabizi ko umwami yafataga inshingano ze zigendanye n'ubusobanuro bw'izina yahabwaga. Nibyo, itonde amazina ndetse n'inshingano byahabwaga abami bifite uwabishyizeho, ni ukuvuga uwabizanye. Ubusanzwe turabizi ko mu mitegekere ya buri gihugu cyangwa se buri ngoma habamo impinduka mu miyoborere, hakagira ibikurwamo ndetse n'ibyongerwamo. Ni ukuvuga ngo nubwo u Rwanda rwayobowe n'abami benshi batandukanye, ntabwo ariko amazina yabo yose ari mu itonde ry'abami uko bayoboye u Rwanda, kubera ko harayakuwemo. Ariko se ubundi ni ayahe mazina yakuwe mu itonde ry'abami? Iryo tonde ry'abami ni irihe? Ese ubundi uwabitangije ninde? Njye mugiye kubona muri iki kiganiro ni Ntwayisangwa Jean Aristide, mbibutse ko iki ari ikiganiro Le Monde Histoire. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mazina yasigayeho nuko abami bayitwaga basimburanye, ndetse n'inshingano bari bafite na bimwe mu byo batari bemerewe gukora. Umwami Mutara wa mbere Semugeshi ku ngoma ye asaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu mirongo ine na gatatu n'igihumbi kimwe magana atanu mirongo irindwi na gatandatu yakoze impinduka nyinshi mu mitegekere mu Rwanda. Nyuma yo gukura ku itonde ry'abami b'u Rwanda Ndahiro, Ruganzu na Nsoro, hasigaye amazina nka Cyilima, Kigeli, Mibambwe, Yuhi na Mutara ryari ryarashizweho risimbura ayakuwe ku itonde. Gusa tugendeye ku byashizweho n'uyu mwami Mutara wa mbere Semugeshi, hari uko abami bagombaga gusimburana bagendeye ku mazina yabo. Ba Mutara bagombaga gusimburwa n'abitwaga ba Kigeli, ba Kigeli nabo bagasimburanwa n'abitwaga ba Mibambwe, naho ba Mibambwe bagasimburanwa n'abitwaga ba Yuhi ndetse na Cyilima. Ibi nubwo byakozwe gutya, hari abami bahawe amwe muri aya mazina uretse Mutara babayeho, ariko uyu mwami Semugeshi yarekeyeho, hanyuma akaza kugenda aha inshingano abazayitwa zitandukanye. Ibi nubwo byakozwe gutya, hari bamwe mu bami bari barahawe amwe muri aya mazina uretse Mutara babayeho mbere, ariko uyu mwami Semugeshi yayerekeyeho, nyuma agenda aha abazayitwa inshingano zitandukanye mu gihe kizaza. Ubu turi kumwe muri iki kiganiro, ndagira ngo duhere ku mazina yahabwaga abami ndetse n'ibyo bari bashinzwe. Ni ukuvuga ngo abami bitwaga ba Mutara na Cyilima babaga ari abami bashinzwe iby'ubworozi bw'inka, akaba ari nabo babaga bashinzwe gutegura inzira y'ishora. Abami bitwaga ba Kigeli na Mibambwe babaga ari abami b'intambara no kwagura igihugu. Ibi bivuze ko abami bitwaga ba Yuhi bo babaga ari abami b'umuriro, bakaba ari abami bari bashinzwe kubungabunga ingoma ikaramba, nabo bakaba bari abami bashinzwe ubworozi bw'inka. Gusa hari amabwiriza bagombaga kugenderaho yari yaratanzwe n'ubwiru. Dore ibyo abami bahabwaga aya mazina bari bemerewe gukora n'ibyo batari bemerewe. Abami bahabwaga amazina ya Mutara na Cyilima bagombaga gutura mu Nduga cyangwa mu Bwanacyambwe, bakambuka umugezi wa Nyabarongo rimwe bagiye gukora inzira y'ishora.
naho abami bitwaga ba Kigeli na ba Mibambwe kuko bari bo bami b'intambara bagombaga kujya ahariho hose mu gihugu imbere cyangwa se hanze yacyo. Abami bitwaga ba Yuhi babwirwaga n'ubwiru ko bagomba gutura mu Nduga ntibazigere bambuka umugezi wa Nyabarongo. Buri mwami wimaga ingoma yahabwaga izina rigezweho ku ruhererekane rw'itonde ry'amazina y'abami rwagenwaga n'abiru, agahita anafata inshingano uwitwaga iryo zina yabaga afite. Nyuma y'uko Mutara wa mbere Semugeshi agiriye ku ngoma ye, dore uko abami b'u Rwanda uko ari 14 nyuma basimburanye ku ngoma hakurikijwe amazina yabo. Ku ikubitiro habanje Mutara wa mbere Semugeshi wayoboye ahasaga mwaka w'1543 kugira mwaka w'1576. Turabizi twabivuze haruguru. Kigeli wa kabiri Nyamuheshera yayoboye ahasaga 576 kugira mwaka w'1609. Umwami wa gatatu ni Mibambwe wa kabiri Gisanura wayoboye ahasaga mwaka w'1609 kugeza mwaka w'1642. Uwa kane ni Yuhi wa gatatu Mazimpaka wayoboye ahasaga mwaka w'1642 kugira mwaka w'1675. Umwami wa gatanu ni Kirima wa kabiri Rujugira wayoboye ahagana mwaka w'1645 kugera mu mwaka w'1708. Uwa gatandatu ni Kigeli wa gatatu Ndabarasa yayoboye ahagana mwaka w'1708 kugira mwaka w'1741. Umwami wa karindwi ni Mibambwe wa gatatu Sentabyo wayoboye guhera mwaka w'1741 kugira mwaka w'1746. Umwami wa munane ni Yuhi wa kane Gahindiro wayoboye mu mwaka w'1746 kugira mwaka w'1882. Umwami wa cyenda ni Mutara wa kabiri Rwogera wayoboye hasaga mwaka w'1882 kugira mwaka w'1853. Naho umwami wa 10 ni Kigeli wa kane Rwabugiri. Kigeli wa kane Rwabugiri yayoboye hasaga mwaka w'1853 kugira mwaka w'1895. Umwami wa 11 ni Mibambwe wa kane Rutarindwa. Mibambwe wa kane Rutarindwa yayoboye hasaga mwaka w'1895 kugira mwaka w'1896. Byumvikane ko uyu ari umwami nanone wayoboye igihe gitoya kubera ko yayoboye umwaka umwe. Umwami wa 12 yitwaga Yuhi wa gatanu Musinga wayoboye guhera mwaka w'1896 kugira mwaka w'1931. Naho uwitwaga Mutara wa gatatu Rudahigwa wa 13 akaba yarayoboye mwaka w'1931 kugira mwaka w'1959. Ndetse hakaza guhera cyangwa se gusozwa n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wayoboye kugira mwaka w'1960. Tumwibutse ko umwami wayoboye igihugu cy'u Rwanda bwa mbere yitwaga Gihanga wa mbere Ngoma Ijana guhera mwaka w'1191 kugeza mwaka w'1124. Naho uwa nyuma akaba yari Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nk'uko byavuzwe haruguru guhera mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1960. Nyuma y'uyu mwami hakurikiye icyitwa Repubulika cyangwa se icyitwa Republic mu rurimi rw'amahanga. Mu nkuru yacu itaha tukazabagezaho impamvu zitandukanye zatumye ari amazina y'abami akurwa mu itonde ry'abami bayoboye u Rwanda. Nje mwari kumwe Intwari Sangwa Jean Aristide. Mbibutse ko iki cyari ikiganiro Le Monde Histoire. Ndabashimiye naho utaha. Le Monde Histoire. Mu kiganiro Le Monde Histoire tubagezaho amateka y'ikiremwa muntu n'ibimukikije guhera mu ntangiriro z'isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Dusobanukirwa amateka, tubimpuguke ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, iwacu, Afrika, no ku isi yose muri rusange.
ese waba ufite ikibazo cyangwa se impungenge ku bijyanye n'ibibyimba bidakira byabaye atashe kuri nyababyeyi hamwe na Dynapharm? Igisubizo nta kindi ni Herba Wilson Mahlani. Herba Wilson Mahlani bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo uyu ni umuti umwe rukumbi unique mu gushwanyaguza ndetse no gusenya ibibyimba ibyo ari byo byose byabaye atashe kuri nyababyeyi. Ibi ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo unyoye Mahlani iragenda igashwanyaguza ibibyimba byose byo muri nyababyeyi bigasohoka burundu batiriwe bakubaga. Icyitonderwa kandi ni uko iyi Mahlani idahabwa umugore utwite cyangwa se umwana uri munsi y'imyaka 12. Gusa mwe mudukeneye mwaduhamagara kuri izo nimero za telefone mubona kuri screen yanyu arizo 0785 600 nimutugane kubera ko hamwe na Mahlani we fight against uterus fibroids without surgery operation.